indi foto yari bunshimishe yari ya perezida ariko byarananiye kuyifata nararize. Yavukiye ku Kibuye akura nk'umwana umwe rukumbi, yikoreye imitwaro myinshi ku mutima we, gutsinda amashuri imburagihe, kunesha ibigeragezo byo kubura se, kwirwanaho mu gihe abandi bibwira ko ntazagera. Ariko icyatangaje isi yose ni uko umwuga yanze kwiga ariwe waje kumubohora amateka yose y'inzozi ze. Uyu ni Cyuzuzo Beyonce, umukobwa waciye mu rujya n'uruza akagiraho amafoto yakorerwa ripositeri y'amakipe mpuzamahanga. Yahereye ku kibuga cya Muhanga FC agera mu bakinnyi ba Rayon Sports, yafotoye abakinnyi b'Amavubi, yongera kwandika izina rye ku ifoto ya Djihad yageze ku ikipe yo hanze. Kandi ndabizi hari byinshi utigeze umenya kuri Beyonce: induru zo mu rugo, inzozi zo kuba Odette, urukundo rwe rwagizwe ibanga, ibihuha byamuvuzweho, ndetse n'umunsi ajya gufata ifoto His Excellency Paul Kagame agafatwa n'amarangamutima bikarangira adafashe ifoto. Iyi ni inkuru itarimo amakabya nkuru, ni ubuzima nyabuzima, inkuru ikubwira ko impano z'uwanga iby'uyu munsi ari wo murage uzamubesha ejo. Murakaza neza mu isi y'ibyamamare, ubuzima bw'ibyamamare buri ku karubanda. Murakaza neza mu muryango mugari w'ibyegeranyo no mu Rwanda, Wakanda Official. Je nitwa Wakanda. Welcome to the Rise of Beyonce Cyuzuzo, where dreams learn to shine. Ikaze. Ubundi bijya gutangira byatangiriye mu karere ka Karongi, aho twese tuzi bakunda kwitwa ku Kibuye. Yari mu mwaka wa 2004 nibwo ari umuryango wibarutse umwana w'umukobwa bamwita Cyuzuzo Beyonce, akaba ari we mwana wenyine rukumbi uwo muryango wibarutse. Ubwo nyine birumvikana muco nyarwanda bakoze kubyita ikinege. Uyu Beyonce akaba yarakuze akundwa n'iwabo cyane ku buryo yagiraga icyaba mama we yahangayikaga ku rwego rudasanzwe. Yarakuze ajya gutangira amashuri nk'abandi bana bose kugira ngo nawe azagire aho yigeza. Yize primaire ndetse na secondaire byose arabirangiza, akaba yaranakomeje muri kaminuza. Ariko dusubiye inyuma ho gato, muri secondaire akaba yarize accounting. Uyu Beyonce yakuze n'abizi neza ko ari we mwana wenyine wabo bari bafite. Yari azi neza ko agomba kwiga ashyizemo agatege kugira ngo atazakoza isoni wabo. Ibi byose byatumye yiga cyane kandi anabikunze. Imana imugirira neza nawe amenya ubwenge, ubundi akazajya atsinda, ari nako yimukaga ava mu mwaka umwe ajya mu wundi. Akaba yarize muri segonderi, mu by'ukuri bigaragara ko ari we mwana muto mu myaka yose yagiye yigamo, kuko yarangije amashuri 6 yisumbuye ataruza neza imyaka y'amavuko 18. Ibi birumvikana mu banyeshuri bose biganaga, wabonaga ari we mwana urimo. Aha nyine ni mu gihe abandi bari bigana yabonaga bamuruta kure mu myaka, ariko ibyo byose ntibyamucaga intege kuko yari afite intego ko agomba gukora cyane kugira ngo azahishe iwabo agaciro ndetse n'ishema, dore ko yari ikinege mu muryango w'iwabo. Okay, ni mwiza, nicyo kintu navuga. Yego ko. Ese wakibaza uko Beyonce yisanze ari umufotographer cyangwa se gafotozi? Ubundi Beyonce abantu benshi bamumenya ari umufotographer, baramumenye kandi baramukunda bitewe n'uko amafoto yagiye afotora yagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga, ariko nawe agenda agaragara ahantu henshi agiye atandukanye, cyane ko yakundaga gufotora ku bibuga byakinirwaho football, ahari naho yazamukiye ku buryo budasubirwaho. Ubwo yarangizaga amashuri yisumbuye ya segonderi mu mwaka wa 2022, ari mu kwezi kwa 8, bitewe n'uko system yo gutangaza amanota yari yarahindutse, kuko amanota yagombaga gutangazwa mu wundi mwaka muri 2023. Mwibuke ko arangije kwiga ari muto ku buryo mama we yabibonye, ubundi ahita amushakira icyo ahita akora kugira ngo areke kuba umunebwe. Uyu Beyonce bitewe n'uko yagombaga gutegereza amanota national examination, mama we yamubwiye ko agomba gutekereza ikintu yaba akora mu gihe ategereje amanota, akareka kuzajya yirirwa areba filimi gusa. Cyuzuzo Beyonce yari yarize accounting, yahise akora business plan kugira ngo arebe ibisabwa atangira aka business, dore ko nyine ari nako mama we yari yabimusabye. Yaricaye areba hirya no hino maze yitegereza ibijyanye n'ibiciro ku isoko, dore ko yari azi ko bihagaze. Yakoze business plan yose irarangira, asanga asabwa 70,000 by'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo atangire business yo gucuruza. Mama we atashye amubaza niba yabonye icyo azakora, amubwira ko yakibonye. Gusa icyatangaje mama we ni uko yasanze ibintu yakoze bitabaho, kuko business 70,000 itashobokaga.
yahise akamubwira ko agomba kwiga gutwara imodoka akareka ibyo gucuruza. Gusa mu kujya kwiga gutwara imodoka nawe ntibyakunze kuko yahise ahura n'imbogamizi y'uko adafite imyaka yo kuba yajya gushaka uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, ibyo benshi bazi nka provisoire. Birumvikana umuntu ujya gushaka icyangombwa cyo gutwara ibinyabiziga agomba kuba afite imyaka kuva kuri 18 kuzamura, kandi we yari atarayuzuza nyine muri iki gihe. Ibyo nabyo byahise kuba ibindi mbogamizi yatumye babireka bagatekereza ibindi yajyamo, mu gihe yo kureba byinshi bitandukanye yaba akora mu gihe agitegereje amanota agasohoka ubundi akajya akomeza kwiga kaminuza. Mama we yaje kuva ku gitekerezo, dore ko cyari igitekerezo kuri ubu ngubu twese tumuziho. Yamubwiye ko agomba kujya kwiga gufotora. Mama we yamusabye ko yabikora kabone nubwo atabigira akazi ke ka buri munsi, ariko byibuze yibitseho ubumenyi. Yabibwiye umukobwa we Beyonce ntiyabyumva kuko yumvaga gufotora atari ibintu byiwe. Usibye gufotora yumvaga nta kindi kintu na kimwe akunda, ku buryo mama we yamubazaga ubundi mu buzima busanzwe akunda iki. Nawe yarangiza agaceceka. Icyo gihe nyina yahise atekereza ko yakunze ibyo gufotora, nibwo yamuhatirije kujya kwiga gufotora ku ngufu nubwo Beyonce atabishakaga. Gusa nanone ibyo yangaga kujya kwiga nibyo byamuhinduriye ubuzima bwe, kuri ubu ngubu akaba abikora anabifatanyije n'ishuri. Nk'umubyeyi washakaga yuko umukobwa we yagira ubundi bumenyi, akagira ubundi bumenyi bwazajya bumufasha, ubundi akareka kuzajya yirirwa areba film, yamwishyuriye kuzajya kwiga gufotora. Mwibuke ko yavukiye ku Kibuye, gusa baje kujya i Muhanga kubw'impamvu zitandukanye. Uyu Beyonce yatangiye kuzajya ajya kwiga gufotora i Muhanga, dore ko nyine atabikundaga kuko hari igihe atajyaga ajyayo akirirwa mu rugo yiryamiye. Mama we akamusanga aryamye akamubwira ko niba adashaka kujya kwiga amafaranga yo yatanze kugira ngo ajyeyo azayamusubiza. Ahangaha niho Cyuzuzo Beyonce yatekereje kabiri, ubundi abona ko agomba kubikora kuko mama yamubwiye ko buri munsi azajya amwereka amafoto yafotoye ndetse nayo yeditinze kugira ngo arebe niba arimo abimenye. Iminsi yaragiye iricuma, dore ko nyine uyu nguyu Beyonce atabikundaga. Yagiye abyisangamo buhoro buhoro kugeza igihe yatangiriye gufotora muri stade ahagiye habera imikino ya football. Mama we yari aziranye n'umwe mu bamanager ba Muhanga, baraganiriye amubwira ko afite umwana uri kwiga ibyo gufotora, ubundi amusaba ko yazamureka akazajya aza mu myitozo akazajya afotora kugira ngo arebe ko yabimenya neza, dore ko nyine kwiga gufotora utabikora ubyiga mu magambo gusa utazabimenya vuba. Mama we bamwemereye ko yazaza aza gufotora abakinnyi mu myitozo. Mama we yahise akamutegeka agomba kuzajya ajya mu myitozo nimugoroba kuko bari baturanye n'aho bakoreraga imyitozo, ubundi agafotora amafoto akanayeditinga kugira ngo mama we arebe ko arimo abimenya. Nubwo yarabigiyemo atabishaka ndetse atanabikunda, iminsi yarakomeje iricuma. Igihe kiza kugera bamubwira ko agomba kuzajya gufotora ku mukino wa Muhanga FC yari ifitanye na Vision FC. Icyo gihe izi kipe zose zakinaga icyiciro cya kabiri cya shampiyona y'u Rwanda muri football. Yabibwiye mama we, ubundi abyumva atazuyaje amufasha gukodesha kamera azakoresha fotora kuko yumvishe Vision FC izaza gukina na Muhanga, yumva ko hazaba hari abakinnyi b'abasitari benshi kuko Vision ariyo mu mujyi Nyamirambo. Aha nibwo yatangiye kumva none ashaka gufotora kurusha ikindi gihe cyose yigeze gufotora. Umukino wagombaga gutangira saa 9 z'umugoroba, ariko Beyonce we kubera urukundo rwawo yahageze ku isaha y'isaa 5. Ibi byose yabikoze kugira ngo aze gufotora neza kandi yitegereze neza ikibuga akantu ku kandi. Gusa muri icyo gihe ikintu cyamubabaje ni uko umukino wagiye gutangira nta foto n'imwe yafotoye kuko yari yakodeshejeho kamera yayimwatse, dore ko amasaha bari bavuganye n'igihe cyari cyageze. Uyu Beyonce yagiye kureba kamera hakiri kare kugira ngo abe yitegura umukino uze gutangira we yamaze kuhagera kare. Gusa ibyo byose nibyo byatumye adafotora kuko igihe bari bumvikanye n'amasaha yari yamuhaye cyari cyageze, ubundi bamwaka kamera. Gusa nubwo atafotoye kuri uwo mukino yarakomeje, ubundi akomeza ahantu hose ikipe ya Muhanga yabaga yagiye yabaga ariyo. Nubwo uyu Beyonce yafotoraga amafoto menshi ariko bamubazaga amafoto abiri meza mu yafotoye ubundi akayabura. Gusa nanone icyamuteraga imbaraga nuko yari amaze kubyiyumvamo anamaze kubikunda, dore ko kuri ubu nyine ataragicika intege. Igihe cyarageze abantu bose amenya ko ari umufotographe wa Muhanga FC, ku buryo bajyaga babaza ngo kaga photographe ka Muhanga karihe. Aha nyine ni mu gihe atabaga yagaragaye ku mukino. Igihe cyarageze
ubundi abona ikiraka cyo gufotora umukinnyi wo muri AS Muhanga wari uzamutse gukina mu cyiciro cya mbere avuye mu cyiciro cya kabiri muri shampiyona y'u Rwanda ya football. Gusa nubwo yemeye ko azi gufotora bitewe n'uko abantu benshi bamubonaga ku mukino ya AS Muhanga bari bazi ko ari umufotogarafe ubizi cyane, nyamara we ntabwo yari abizi ku buryo ari gusetinga kamera neza ubundi akajya gufotora. Bumvikanye n'uwo mukinnyi baza kuzuzanya, yemera ko azajya kumufotora ubwo bazaba barimo bakina. Yaragiye yegera mwarimu wamwigishaga gufotora, ubundi amufasha gusetinga kamera neza ku buryo ifoto aza gufotora iza kuza imeze neza. Icyo gihe akaba ari nabwo bwa mbere yinjiye muri stade ya Huye, ubwo yari agiye gufotora umukinnyi amafoto azakoresha muri kariyeri yiwe. Guhera ubwo yatangiye kumva umwuga w'ubufotogarafe ari mwiza bitewe n'uko uwo mukinnyi yamugiriye icyizere akamuha ako kazi, dore ko nyine nta n'amafaranga menshi bamuhaye. Gusa yabonye ko byose byazakunda aba yakomeje umwuga. Igihe cyarageze amanota ya National Examination nayo arasohoka, ahita akomeza amasomo yiwe muri IPRC Kigali, aho yakomereje ibijyanye na accounting kuko ari nabyo yari yarize muri secondaire. Yahise ko ava i Muhanga ajya kuba i Kigali, gusa i Muhanga akaba ariho yari azwi dore ko yari umufotogarafe. I Kigali yarahaje, aha nta muntu n'umwe wari umuzi dore ko ibyo bintu batari banimuziho. Yashyitse i Kigali akora ibyo yarajemo byose byo kwiga, aragenda amera nk'uwiga boarding kuko nta kindi kintu yakora usibye kuba yarakurikiranaga iby'amasomo gusa, ku buryo bamuhamagaraga bakumaza niba agifotora. Hakaba kandi hari umufotogarafe wari umuzi yuko azafotora, akaba yaramuhamagaye amubwira ko yazaza kuri match ya Rayon Sport. Icyo gihe yagombaga gukina na AS Kigali. Amaze kubyumva yahamagaye mama we amubwira ko azajya gufotora kuri match ya Rayon. Birumvikana nk'umwana w'ikinege, icyo yakoraga cyose yabanzaga kukibwira mama we. Iyi yari yo match ya mbere yafotoye ikomeye, kandi akaba ariyo match yatangiye kumuzamura ku buryo abantu benshi batangiye kuzajya bavuga ko ari umufotogarafe wa Rayon Sport kuko yahoraga kuri match za Rayon. Iki gihe niwe yatangiye kubona ibiraka byo gufotora abakinnyi bakamuha amafaranga, ari nabwo yisanze akunda gufotora abakinnyi bakina muri football, dore ko nyine uyu nguyu ari wabarizwa bitandukanye cyane n'abandi bafotogarafe usanga abandi bafotogarafe bafotora abandi bantu basanzwe. Beyonce kandi akaba ariko yisanze muri uyu mwuga wo gufotora, nubwo atawukundaga ariko kuri ubu akaba ari umurimo akunda ndetse akaba ari wakora umunsi wa none. Uyu Beyonce kandi akaba yari afite inzozi ko yazaba umwoditeri kuko yumvaga ko aboditeri ari abantu bakize kandi bakora akazi kaba amafaranga menshi, yewe habaye kurya cyangwa se kubishyurira mu ngendo. Yumvaga bavuga ko iyo bari bagiye kodita kampani runaka ndetse n'ibindi biryo biryoshye cyane kandi binyuranye, nk'aho ibyo bidahagije ubundi bakarenzaho amafaranga kugira ngo bemeze ibyo barimo koditinga ko ari byo kugira ngo iyo kampani batayihana. Buri muntu mu byo akora bigiye bitandukanye, hari ikintu uba wumva wakoze cyangwa se uzakora ukumva muri wowe wishimye cyane. Naye nk'umufotogarafe akaba yarafotoye abakinnyi benshi bagiye batandukanye amafoto yabo, gusa akaba ari ifoto yafotoye umukinnyi ukina mu Mavubi, akaba ari ikipe nkuru y'igihugu cy'u Rwanda ya football. Uwo mukinnyi akaba ari Ntwari Fiacre. Uyu akina muri Afurika y'Epfo, akaba avuga ko ari umukinnyi mwiza yabonye kandi yafotoye hano mu Rwanda mu bakinnyi bose bakina. Kandi Cyuzuzo Beyonce hakaba hari indi foto yafotoye akayikunda byimazeyo, azamura urwego rwiwe, akaba ari ifoto yafotoye Djihad. Uyu ni kapiteni w'ikipe nkuru y'u Rwanda y'Amavubi. Yaramufotoye ubwo Amavubi yakinaga na Senegal, bakiniraga hano nyine ku kibuga cy'u Rwanda. Iyo foto kandi akaba yarayitaginze Djihad, nawe arangije aza muri comment ataginga ikipe akinamo yo hanze y'u Rwanda. Iyo kipe nayo irangije yandika ko Cyuzuzo Beyonce ko ariwe wafashe iyo foto. Ibyarangiraho kuko iyo kipe kuri official account yabo barayipostinze gushya bashyiraho caption ivuga ko Cyuzuzo Beyonce wayifotoye, akaba ari ikintu cyamuzamuye cyane ndetse bikamuhesha n'ibiraka bigiye bitandukanye. Kubona iyo kipe yo hanze bapostinze kuri account yabo ya official, ubundi barangiza bagashyiraho caption ivuga ko Beyonce wafashe iyo foto, cyari ikintu cyiza kandi kidasanzwe. Uyu Beyonce ni ibintu bibura mu matwi ndetse ahora azirikana umunsi ku wundi. Nyuma y'ibyo byose akaba ari indi foto na n'ubu atarabasha gufotora, ni ifoto ya nyakubahwa His Excellency Paul Kagame. Ubwo yamubonaga kandi yemerewe kumufotora byaramunaniye kuko amarangamutima yaramuganje maze aramufata ararira kuko yumvaga ari ibintu bimurenze cyane. Ni nabwo yari abonye nyine His Excellency Paul Kagame n'amaso ye. Yari ubwa mbere, amarira aramufata. Gufata ifoto birangije biramunanira. Uyu Beyonce kandi akaba bigaruka avuga ko ari imwe mu mafoto atarabasha gufotora, ariko akaba avuga ko umunsi umwe bizaba naye akayifotora neza ku buryo izaba isa neza.
dore ko nyine akunda kubivuga Imana itanga uko ishaka nta n'umwe ibajije kandi igacyura uwo ishaka igihe kiwe kigeze. Mwakunze kumva kandi tuvuga mama wa Beyonce ariko papa ntitwagiye tumugarukaho kenshi. Uyu Beyonce si uko atakuze amufite kuko yakuze babana mu rugo, ahubwo akaba yaritabye Imana mu mwaka wa 2023 asigarana na mama we gusa. Uyu muryango ntiwagize umugisha wo kubyarana abana benshi kuko Imana yabahaye umugisha wo kwibaruka umwana umwe gusa bamwita Byuzuzo Beyonce. Birumvikana hari ibihe aba agomba kunyuramo bigiye bigoye ndetse n'ibindi bigiye bisekeje ku buryo iwanyu baba baragukubise cyangwa se ntibagukubite bitewe n'uko umuryango wagiraga amahane. Beyonce we akaba aribyo yagiye akora akiri muto ku buryo atajya abyibagirwa bitewe n'uko abo batekeraga hanze mama we yigeze kumuha ibiryo ngo abijyane mu nzu arangije arabimena. Iki ni ikintu cyarakaje mama we ndetse yari agiye no kumukubita, kandi hakaba hari ikindi yakoze nacyo yibuka akibaza nimba ari we cyangwa se niba ari umuntu wari umurimo umukoresha. Ubwo yigaga muri segonderi mu mwaka wa 2 cyangwa se senior 2 yigeze ava mu ishuri ajya gushaka akazi ko gukora mu rugo, no kuvuga ikiboyi. Kubera ko ikigo yigaga atagishakaga yabwiye mama we ko agomba kukimuhindurira kuko atagishakaga. Mama warangije aramubwira niyige nahame hamwe ahazajya azaguma kuri iki kigo. Beyonce byaramubabaje cyane, dore ko ahangari yahise afatira n'umwanzuro udasanzwe ubundi ajya kwishakira akazi ko mu rugo. Gusa ibi byose ntibyarenze isaha imwe batamufashe kuko yari yasize ibaruwa ku ishuri ivuga n'impamvu avuye mu ishuri. Bakibona iyo baruwa ikigo cyahise ko gihamagara mama we bahita ko bamushaka igitaraganya ataragira ahajya. Cyuzuzo Beyonce kandi nk'abandi bose baca mu gihe cy'ubwangavu, aho benshi barangwa no kuba bafite abo bari kumwe mu rukundo cyangwa se abo bateretana. Nawe akaba ataracitswe muri icyo gihe cy'ubwangavu ubwo yigaga muri senior 5 akaba yari afite umusore bakundanaga kugeza muri senior 6. Gusa igitangaje ni uko bose bakimara kurangiza byahise ko birangiriraho. Akaba ari we musore avuga ko bakundanye igihe kirekire kugera ku myaka 2 yose bakundana. Gusa nyuma y'uko amaze gukura kandi akamenyekana ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye, hakaba hari amakuru yagiye acicikana yavugaga ko bakundana n'umuhanzi uzwi mu ndirimbo zitandukanye no mu Rwanda ari we Joe West. Uyu nguyu bavuzwe mu rukundo rumwe bidasanzwe, dore ko kandi bavugaga ko Beyonce wajyaga ajya gufata amashusho uyu Joe West. Nubwo nyir'ubwite ari we Beyonce yabihakanaga, ariko abanyarwanda baciye umugani uti nta nduru ivugira ubusa ku musozi, kandi akaba yaragiye avugwaho amakuru menshi agiye atandukanye ku bijyanye n'inkundo cyane cyane n'abakinnyi. Uyu Beyonce akaba akunda gufotora cyane abakinnyi, akaba akunda no kubatumira mu biganiro ajya agenda akora ku muyoboro wa YouTube. Nanone kandi uyu Beyonce yagiye ashinjwa kuba ari umutinganyi kuko byagiye bivugwa n'abakunzi babo ubwo babaga bari mu biganiro bombi na DJ Crash, dore ko uyu DJ Crash ari inshuti y'akadasohoka Beyonce. Aba kandi bakaba baragiye bamenyekana ndetse barakundwa bidasanzwe mu biganiro bigiye bitandukanye nk'ibyo bagiye bakorera kwa Murindahabirene ndetse n'ahandi hose. Twasoza kandi tutababwiye iby'uko ku mbuga nkoranyambaga higeze gusakara amashusho y'umwana basa cyane, ndetse benshi bakomeza kumushinja ko ari umwana wiwe. Gusa we yabyamaganiye kure, avuga ko ari umwana w'undi mu mama akaba akunda Beyonce cyane ndetse bakaba banasa bimwe bidasubirwaho. Gusa nanone hari benshi bakomeje kuguma mu rujijo n'isaha bataramenya ukuri k'uyu mwana, dore ko benshi bavuga ko ari Beyonce ari muto, abandi ngo baravukana, abandi ngo ni umwana we. Gusa ukuri ni uko nta sano rindi bafitanye ahubwo ni uko basa. Ahangaha kandi ndibaza nawe niba utajya gusobanukirwa ariko amaze gusobanukirwa. Umwana wavutse ari ikinege agakura akaba icyitegererezo, uwahoraga afatwa nk'ukiri muto yaje gutera intambwe ziremereye. Umukobwa wigeze kurira kuko atabonye icyo akunda, kuri ubu ngubu ari kurira kubera ibyishimo by'ibyo amaze kugeraho, ariko urugendo rwe ruracyakomeje. Haracyari ifoto imwe atarafotora, ifoto y'icyo yitirira icyizere cy'inzozi ze, dore ko ari umunsi azafotora His Excellency Paul Kagame. Aha azaba asoje icyiciro atangiye ikindi kinini kurusha byose. Kandi wowe wumvise iyi nkuru, icyo utangiye gukora uyu munsi nubwo wacyanga gishobora kuba aricyo kizaguha izina ry'ejo. Naha dusoreje ikiganiro cyacu. Ni nakandi mbone yo kugusaba gukanda like, subscribe, ugafungura inzogera kugira byose byiza birano bitazigera bigucika. Njye nyita Wakanda, ndabashimiye.